Matayo igice cya 22. Matayo igice cya 22 umurongo wa 10. Abatekinisiye babishyiremo neza, ikumva bari kugenda bacomora kandi ibingibi bijyanye n'icarizo. Ntabwo tuba dushaka ikintu kiturangaza mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Haleluya. Matayo igice cya 22 umurongo waho wa 11 haravuze ngo umwami yinjiye kureba abasamba, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Haleluya. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranyijwe bakaba bake. Yesaya igice cyaho cya 17. Yesaya igice cyaho cya 17, cyangwa reka turebe muri Yeremiya igice cya 17 umurongo waho wa 9. Yeremiya 17 umurongo wa 9 haravuze ngo, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Uri kumva? Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya uko uri? Jya Uwiteka nijya urondora umutima, mwawugerageza mwitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, nk'uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Aha, Yesu ashimwe. Haleluya. 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 Ndashaka gusengera abantu batoranyijwe. Ni benshi, ariko ngo abatowe ni bake. Bahamagawe benshi, ariko hatoranywa bake. Bibiliya ivuze neza, kabanze manore mukozi w'Imana, ikumva n'abashakora. Kabanze bahanura. Aya magambo Yesu ayavuga wari umugani w'umwana w'umwana. Hanyuma arababwira ngo yahamagaye abantu bose kugira ngo baze batahe ubukwe. Atanga invitation kugira ngo abantu baze batahe ubukwe. Mu yandi magambo atanga invitation kugira ngo abantu baze gusenga. Bamwe baravuga ati sawa, turahari, tuzaza. Igihe cy'ubukwe kigeze, ashyira bife ibyo kurya hariya, abantu ibimasa, ashyira inyama hariya ziryoshye, yitegura kugaburira abantu batumiwe, kuko ubukwe bw'umwana we w'umuhungu, kuko papa w'uyu mwana yari umwana. Arababwira ati, none se ko mbona abantu bakererewe byagenze bite? Ngo atuma abagaragu be guhamagara batowe bose gutaha ubukwe. Ngo yohereza igice cya mbere cy'abagaragu ngo bagende bahamagara abantu babibutse yuko ubukwe igihe cyageze, bazi ibyo kurya, umwami yabiteguye, yabatekeye, bazi bizihiza ibirori by'umuhungu we. Uyu ni Imana yohereje Kristo umwana wayo mu isi, kugira ngo umwisi
ubukwe ijambo ryawe banze kuryitaho. Umwami arangije aravuga ati reka numa abantu, yohereza igice cya kabiri, nabo banga kumwumva, ngo ahubwo buzura umujinya, ngo buzura uburakari, ngo bafata babagaragu bo mu cyiciro cya kabiri nabo ngo barabafata barabica, ngo barabakubita we. Waruhuka umwe aragenda arabwira ati abo twajyanye babishe, adufasha abo bantu. Arababwira ngo abo wadutumye banze kumva ijambo ryawe, ni jye warokotse bene data babishe. Igice cya mbere Yesu yahamagaye ni mu gice cy'isezerano rya kera. Yesu yatumye abahanuzi ba Yesaya, Imana irabatuma ngo batunganye inzira z'Uwiteka, bave mu byaha. Abami bakomeye bica abahanuzi, ngo yongera gutuma igice cya kabiri, aricyo ngiki Bibiliya ivuga ko ari intumwa. Intumwa barazifata barazica. Ba Petero babamba ku giti babicisha inkota, ba Sitefana abigishwa beza bari buzuye Mwuka Wera babatera amabuye barabica, ba Yohana babashyira ku kirwa cyitwa Ipatimo barabica. Hanyuma umwami yumvise ko abagaragu be bose babishe, kandi abo ngabo nabo yahamagaye ngo batahe ubukwe, nibo bishe abagaragu. Watuma umwana we wenyine, aravuga ngo manuka noneho, manuka, ni wowe numye wenda we bazakumvira bazakubaha. Nawe baramufata baramwica, ari we mwami Yesu Kristo. Banga kumva umwami ngo Imana ngo arimanukira, ngo araza, ngo asanga abantu bose bahamagawe, bishe abagaragu ba mbere, bishe aba kabiri, n'umwana w'intama baramwica. Uyu ni umugani Yesu yaciriye abantu kugira ngo basobanukirwe neza ubwami bw'Imana. Shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Mana. Bibiliya iravuze ngo Yesu akimara kumva ko bamurangije umwami Imana ari we Mana, ko bishe Yesu, aramanuka abwira abagaragu be bose abandi bari basigaye, arababwira ngo noneho abo nahamagaye banze kumva, nimumanuke noneho mugende mu birorero no mu bihanamanga no mu masinagogi, abamugaye, abasabiriza, abakene, abatishoboye, natumiye abakomeye, nahamagaye abantu bose nanga invitation, abo nubashe banga kubyumva. None nimumanuke mujye ku isoko murutoragure za mariyibobo muzirarike ibi biryo byo gupfa ubusa, hanyuma twizihize ibirori. Ngo baragenda barabazana, ngo umwami ngo agiye kureba ngo mu kirori nk'uko ari kubareba hano, ngo agiye kureba ngo areba umuntu utambaye imyambaro y'iki y'ubukwe. Aramubwira ngo mugenzi wanjye, ko twaguhamagariye gutaha ubukwe, ni iki gitumye utambaye imyambaro y'ubukwe? Undi ngo arahora araceceka. Umwami ategeka yuko bafata wa muntu baramusohora bamujugunya hanze. Bibiliya iravuga ngo abwira abagaragu be ngo nimufate umusohore mumukure mu birori mumujugunye hanze, ngo kuko ariho bazaririra bagahekenyera amenyo. Kuko ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranyijwe ni bake. Muntu uri hano, Bibiliya yavuze muri Yeremiya, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ufite indwara niwizera ukira. Ngo ariko Uwiteka ninde wagera ngo amenye imitima? Uwiteka niwe ugerageza umutima w'umuntu akawurondora hanyuma akawumenya. Urashaka gukira, ihana ibyaha. Urashaka kujya mu bwami, urashaka kuba mu bukwe bw'umwana w'intama, urashaka kujya mu bwami bwo mu ijuru, ihane. Reka Yesu akomore iyo ndwara yawe y'ibyaha,
kuko umutima wawe ufite ibyaha bikomeye cyane. Reka ufate umwanya wo gusenga umwami Yesu akubabarira ibyaha, kujya mu bapfumu no mu bakonikoni icyo ni ikizira kuwiteka. Umutima wawe waragushutse kuko ufite indwara ntiwizera gukira. Ese nuza kubizera uraza kubona ubwami bw'Imana. Reka mubwirire ijambo mbere yuko nakira abaririmbyi. Fata umwanya upfuka usenge, bitabaye ibyo umwami aragusohora mu birori bye. Turi mu birori bya data, ntabwo wambaye imyambaro yera, ntabwo wambaye imyambaro yera, aho kugira ngo data aze gutegeka abagaragu be ngo uve mu birori by'umuhungu we. Turi mu birori by'umuhungu wari we Yesu Kristo. Niwe kuduha imbaraga zo kunesha, niwe kuduha imbaraga zo gukomeza urugendo. Ibi birori ni iby'umwana w'intama w'Imana. Rero aho kugira ngo Imana igusore utambaye imyambaro bitewe n'ibyaha byawe, ihane, ca bugufiya, ca bugufiya. Umutima wawe wagiye mu bapfumu urabizi, umutima wawe urasambana urabizi, umutima wawe uriba ukabeshya urabizi. Ibyo byose Imana irabizi. Hanyuma umwami yakurebye asanga ntiwambaye imyambaro y'ubukwe, iki gitaramo ntabwo wejejwe, ntabwo urimo mu bahamagawe, mu batoranyijwe, ntabwo urimo. Ariko hari amahirwe ya kabiri kuri iyi ngoma y'umwana w'intama w'Imana. Hari amahirwe ya kabiri yo kugira ngo uce bugufiya, wiyegure iyo myambaro, hanyuma wezwe. Pfukama tugusengere, usengere Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka gusengera, pfukama musengere. Be mutima urira wino kwa Yesu, amakuru yawe yamubwira. Turirimba hanyuma pfukame musengere Imana ikugirire neza, itaza kugusohora muri iri teraniro kubera utambaye imyambaro yo. Urabizi ko wacumuye, urabizi ko uri umunyabyaha, urabizi ko kandi Bibiliya yaratubwiye ngo nta muntu ukora ibyaha uzinjira mu bwami bw'Imana. Arakunda fasha, ashavuye wizerisha moje kandi wiri. Arakunda fasha, ashavuye wizerisha moje kandi wiri. Arakunda fasha, ashavuye
Haguruke dusabe Imana imbabazi gusa. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uri Imana isumba byose. Haleluya. Ushoboye byose kuko nta kibasha kuroga imigambi yawe. Tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu Mana. Turashaka kwambara imyambaro y'ubukwe. Turashaka kugira ngo Mwami duhabwe umugisha nawe. Reka udufashe muri byose twishimire muri mwanya wo gusenga. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha. Mama n'umwete bakira izina rya Yesu gusohoza. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Yitwa Wamarayika Odette. Turi ku izina rya Mama Keve, umushumba. Imana y'umugisha ibamugisha. Imana y'umugisha izina ryawe. Hanyuma umuhanzi wacu agiye kuririmba indirimbo ebyiri. Hanyuma akirangiriza aho shikuti muze muhagarare hano. Hanyuma mutwinyuze mu gitaramo cyo guhimbaza Imana. Hanyuma abantu bajyanye amandiko ku cyumweru baje bareba bazamura ibiganza abayazanye. Sawa, ukari turaza kwinjira mu yandi mavuta. Imana igereke kwivugana nawe kandi namwe mwese Imana iraza kuganira namwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Hanyuma nituza kwinjira umwanya wo guhimbaza Imana ushyiremo agatege kugira ngo Imana ize kuguhagura kandi Imana ikwagire izindi mbaraga. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ongera Imana icyubahiro.